umuziki nyarwanda ni kimwe mu bintu bimaze kugaragara ko bitunga benshi mu babikora, yaba ari abahanzi muri rusange cyangwa se aba producer bose bagenda producinga indirimbo, bimaze kuba bagenda ko bagenda bakoramo ikintu kigaragara. Aho usanga mu minsi yashize umuziki nyarwanda utarashoboraga kuba wagira icyo umariye abantu bawukora, ariko ku munsi wa none usanga abahanzi aribo bafite imodokari zihenze ndetse n'amazu yo ku rwego rwo hejuru, bikabasha kuba byagenda bitera benshi mu babikora kuba bakwiyongera, kuko abenshi bafite impano zigiye zitandukanye. Ibyo rero byaje kuba byanira kubategura bamwe mu bahanzi 10 b'abasitari mu Rwanda bazwi kuba bafite umufungwa cyangwa se urufite rugaragara bakwiye muri muzika nyarwanda. Guhaye ikaze, turazi kuba twahera ku mwanya wa 10 tumanyuke ku mwanya wa mbere, ndetse ho utazi kuba wumvishe tudubashe kuba twakumvikana uze kwandika muri comment. Ndagusaba ko wageze ku mwanya wa mbere kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa ninde uyoboye abandi. Naho njye muri kumva Nitushimira Frame, iyi ni New Entertainment. Guhaye ikaze. Ku mwanya wa 10 nkuko natangiye mbikubwira mu bahanzi bazwi ko baba bafite urufite rugaragara hano mu Rwanda, turasanga icyamamare muzi cyane mu gutunganya indirimbo ndetse akaba n'umuhanzi byose hamwe. Uwo nta wundi bamwita Elementiere. Yungi muramuzi cyane ko azwiho mu ndirimbo zigiye zitandukanye z'inkundo ndetse nka Kashe, Sikosa, Milele ndetse n'izindi mugenda mukunda yewe. Uyu nguyu ubundi mutima y'abagande b'abakobwa b'abagande amaze kuba yagenda yigarura, kuko n'umwe mu bantu bazwi ko baba bakunzwe n'igitsina gore cyo muri Uganda bitewe n'indirimbo yagiye akora nkuko nagenzi kubwira hano waruguru. Ndetse uno mugabo akomezwa avuga ko byibuze amaze kuba yagenda yigarurira East Africa yose, ari mu bantu bamaze kuba bagenda bakundwa ku rwego rwo hejuru. Umutungo we bibarirwa muri miliyoni 300 z'amanyarwanda. Urumva ko ari umwe mu bantu bafite urufite rugaragara, ndetse ikirenzeho akaba ari umwe mu bantu bakomeje kuba bakora cyane ku rwego ruhambaye. Tudatinze rero reka twikomereze ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga icyamamare cyahereye kera guhera mu mwaka wa 2011 nta wundi bamwita Davis D, umwami w'abana cyangwa se umwami w'amajyepfo. Abantu batiye Butare muramuzi cyane ko ariho yavukiye ndetse akaba ari naho yarerewe. Akaba ari umwe mu bantu bazwi ko baba bafite hit hano mu Rwanda, aho yajyangiye mu ndirimbo zigiye zitandukanye yatangiranye nka Biryogo, Ifarashi ndetse n'izindi agenda akora ku munsi wa none, aho afite indirimbo zigiye zitandukanye nka Dead. No mugabo nawe umutungo wibarirwa muri miliyoni 420 z'amanyarwanda. Urumva ko urufite afite rugaragara cyane, ndetse akaba ari umwe mu bantu bakomeje kuba bakora mu hano mu Rwanda ndetse bamunyakazi nyine nkuko abantu benshi bagiye babizi. Ku mwanya wa 8 wo muhanzi bazwi ko bafite urufite rugaragara cyangwa se bakize kurusha abandi hano mu Rwanda, turasanga umuhanzi utafite imyaka myinshi muri muzika nyarwanda ariko nawe azwi ko yaba ari munyakazi. Uwo nta wundi bamwita Kevin Kade. Uyu nguyu indirimbo ziwe mu gihe muzizi cyane, dore ko afite indirimbo hanze yitwa Ndi Ready, akaba ari mu ndirimbo ziri kugenda zitrendinga hano mu Rwanda ndetse sinafite hit ihambaye cyane. Ubundi indirimbo ziwe itagiye mu mamiliyoni cyangwa se abantu bayirebye nyine ku rukuta rwa YouTube byaba ari ikosa rikomeye cyane. Uyu nguyu yize ku Nyundo ku ishuri rizwe kuba ryaba ritunganya abanyeshuri beza batanga umusaruro mu byerekeye n'umuziki kurenza abandi. Miliyoni 430 z'amafaranga y'u Rwanda akaba ari wo mutungo wibarirwamo. Numva ko ari umwe mu bantu bafite agatubutse na hano muri muzika nyarwanda. Wakaba rero twasanze ku mwanya wacu wa 8 naje kuba nabategurira. Tudatinze rero reka tujye ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga umwe muhanzi nawe utafite imyaka myinshi muri muzika nyarwanda, ariko nawe namwita ko ari munyakazi, dore ko hazwe kuba ari umwe mu bantu bakora hit ihambaye ku rwego rwo hejuru. Uwo nta wundi bamwita Kirisizi. Ni umwe mu bantu bakomeje kuba batanga hit ndetse batanze hit guhera kera hose mu hano mu Rwanda, aho ufite indirimbo nyinshi zitandukanye nk'amashusu ku Mastop ndetse n'izindi. Ari umwe mu bantu rwose bazi gukora indirimbo nziza, ahabarizwa muri label cyangwa se mu zitunganya umuziki nka Junior Giti, akaba ariwe bakorana cyane. Ubundi no mugabo nawe miliyoni 450 z'amafaranga y'u Rwanda akaba ariwe mutungo we ubarirwamo, dore ko ari umwe mu bantu nabo bafite agatubutse ugeranyije n'abandi. Tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa 3 aho tuhasanga umugore nawe umurigendira mu ndirimbo zigiye zitandukanye zikora ku mitima ya benshi, aho yagiye akora hit nta wundi bamwita Butera Knowless. Yakoze indirimbo zigiye zitandukanye nk'uzakunde ndetse uzakumbura, tobora ndetse n'indi nk'umutima, karimo mu ndirimbo nyinshi zagiye zikora benshi ku mutima. Uyu nguyu indirimbo ziwe zose kuva kera hose zagiye zitwika ndetse kugeza ku munsi wa none, dore ko yamufashije kuba yatwara Primus Guma Guma, igihembo cyari kigezweho cyane mu myaka yashize. Uyu nguyu yazwe kuba yarakufashakanye n'umwe mu bagabo bazwi kuba baba bafite inzu itunganya umuziki izwi nka Kina Music, akaba yitwa Clement nyine, ndetse akaba ari n'umugabo wiwe. Ndetse Knowless akaba barizwa muri iyo nzu yitwa Kina Music n'abandi bahanzi bagiye bitandukanye nka Neri Ngabo, Zuba Ray ndetse n'abandi.
Knowless umutungo wibarirwa muri miliyoni 350 z'amanyarwanda. Urumva ko nawe rumwe mu bantu bakomeye cyane. Byaba bikunze bibumvishe ko tugirangije abahanzi batanu cyangwa asitari batanu hano mu Rwanda bazwi ko baba bafite urufite kurenza abandi, ndetse hasigaye abandi batanu. Byaba bitangaje ubagejeje kino kiganiro hano utarabasha kuba kwibwiriza ngo ube wakora subscribe, ndetse ubyibuze nimba byanze ukabaza kwandika muri comment aho utabashije kuba kumva mu bahanzi tumaze kugenda tuvuga, yaba ari Kevin Kade, Element Yere ndetse n'abandi nka Chrisizi kugenda kuri Butore Knowless aho utabashije kuba wakumva ko duhuje ku mwanya. Ndagusaba rero kuba wakora kimwe muri ibyo ngibyo ko bibasha kuba byatugaragariza amarangamutima yanyu. Tudatinze rero reka twikomeze ku mwanya wa gatanu aho tuhasanga umuhanzi uzwi ko abakura amarangamutima yabesha by'umwihariko igitsina gore, dore ko indirimbo sekira cyangwa se zisi zagiye zikundwa cyane ugereranyije n'izindi hano mu Rwanda, nk'indirimbo yise Marva, Queen of Sheba, All Night, yenda kugera kuri Slow, akaba ariyo ndirimbo yaje kuba yarebwa cyane hano mu Rwanda mu ndirimbo zose ziri hano mu Rwanda, ndetse no mu ndirimbo zarebwe cyane hano muri East Africa. Meddy rero akaba ari umuhanzi uzwi kuba yaba ari umwe muhanzi bafite hit hano mu Rwanda ihambaye ku rwego rwo hejuru, nubwo yaje kuba yabihinduka ariko kajya muri gospel, ariko n'ubu naracyafite hit. Umwe mu bantu bafite urufite rugaragara, ndetse abarirwa mu mafaranga miliyoni 720 bw'umutungo we akaba ariho barirwa. Urumva ko n'umwe mu bantu bakomeye cyane. Ku mwanya wa kane rero turasanga umwe mu bahanzi bazwiho kuba bafite hit yambaye nawe cyane kuva kera hose, ndetse akaba ari umwami w'imitima by'umwihariko mu gitsina gore, dore ko afite indirimbo nyinshi zamune amarangamutima y'abakobwa. Ho nta wundi bamwita King James. Uyu nguyu yazwiho kuba yaruje arena inshuro ebyiri zose, dore ko ari nta wundi muhanzi urabasha kuba wabikora uretse Israel Mbongerageza kuba yayuza nawe rimwe mu mwaka, kandi nabyo ntibikunze kuba byaba. Uyu nguyu azwi mu ndirimbo zigiye zitandukanye mwagiye mumenye nk'agatimatima, akanyobwa ndetse n'izindi mwagiye mukunda. Uyu nguyu kandi ikindi amaze kuba yakora indirimbo nshyashya ari kumwe n'umwe mu bahanzi nakubwiye haruguru witwa Chrisizi. Iyo ndirimbo bakaba bayita Wakanaka, dore ko uno muhanzi azwiho kuba yaba afite miliyoni 820 z'amafaranga y'u Rwanda amaze kuba yagira mu mitungo yiwe. Urumva ko nawe ari umwe mu bantu bakomeye cyane ndetse bafite urufite rugaragara. Tudatinze reka twikomereze ku mwanya wa gatatu aho tuhasanga umuhanzi uzwi cyane nka Mugisha Benjamin cyangwa se Ben bitewe n'uko uri bumwite, dore ko ari umwe mu bahanzi bafite hit hano mu Rwanda ikomeye cyane. Amazina yiwe nyine nkuko maze kuyakubwira Mugisha Benjamin, dore ko yaje kuba yashyingirwa n'umwe mu bahanzi bazwi cyane mu bwiza ari witwa Ikeza Pamela. The Ben ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane hano mu Rwanda, dore ko afite indirimbo ziri hit ku rwego rwo hejuru. Indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye nka Naremewe, ni Forever ndetse n'izindi nka Ndaje zagiye zikundwa namwe mwese, dore ko umutungo wibarirwa muri miliyoni 920 by'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ari umwe mu bantu bafite urufite rugaragara ku rwego rwo hejuru. Ibyo rero bikaba byamufasha kubikamukira ku mwanya wa gatatu mu bahanzi b'abanyarwanda bazwi ko baba bafite urufite rugaragara. Tudatinze rero reka twikomereze ku mwanya wa kabiri mu bahanzi bazwi ko bafite amafaranga menshi kurusha abandi hano mu Rwanda, aho tuhasanga icyamamare mu kuramya no guhimbaza Imana. Uwo nta wundi bamwita Israel Mbonye, dore ko ari umwe mu bantu bazwi cyane hano mu Rwanda by'umwihariko no muri East Africa mu ndirimbo agenda akora nyinshi zitandukanye. Umwe mu bantu bazwi ko baba bafite urubuga rukurikiranwa cyane kurenza abandi hano mu Rwanda rwitwa YouTube, dore ko afite miliyoni 2 z'abasubscribers cyangwa se abantu bamukurikirana kurenza abandi hano mu Rwanda. Ubundi amafaranga yiwe abarirwa muri biliyoni 1,300,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ari umwe mu bantu barenze cyane, dore ko azwi mu ndirimbo nyinshi zitandukanye, Icyambu, Hari Ubuzima ndetse n'izindi. Uno mugabo azwiho ko nawe ari umwe mu bantu bagerageje kuba bakuzuza arena, nubwo bitakunze kuba byaba cyane, ariko bizwi ko ari umwe mu bantu bashobora kuba bakuzuza arena, ndetse akaba yabasha kuba yatumira ndetse n'abanyamahanga, aho abasha kuba yagenda akora ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye hanze by'umwihariko hano muri East Africa. Tuvuye ku mwanya wa kabiri mu bahanzi bazwi ko baba bafite urufite rugaragara, rero reka tujye ku mwanya wa mbere. Urumva ko twahereye kure, ariko ndagusaba ko nanone kuba wakora subscribe nimba ugeze kuri uno mwanya, ndetse ukaba wakwandika muri comment uko bumvishe n'urutonde rwacu. Mu bahanzi rero bazwi ko baba bafite urufite rugaragara ku mwanya wa mbere mu bantu bayoboye abandi bamwita Bruce Melody cyangwa se Munyakazi, uko uri bumwite kose nta kibazo, dore ko amafaranga afite abarirwa muri biliyoni n'ibice 5, dore ko ari umwe mu bantu bafite amafaranga menshi cyane hano mu Rwanda kurenza abandi by'umwihariko mu bahanzi nyine, dore ko ari ubayoboye. Abarizwa muri inzu itunganya umuziki ndetse ikaba na managing abahanzi izwi nka 155 EM, ndetse akaba yaririmbye indirimbo nyinshi zitandukanye mwagiye mumenye nka Kinyuma, Pom Pom ndetse n'izindi nka Catalina. Akaba ari dusanze ku mwanya wa mbere. Rero ese wumvaga ari we twasanga ku mwanya wa mbere? Andika muri comment ndetse wibuke gukora like ndetse na subscribe. Naho nge muri kumva na Mr. FG.